nanjye mbifurize byiza nizere ko mumeze neza cyane kabisa mu gihe cyatandukanye bana mbaye zitanzira ku myitozo y'ikipe nationale Amavubi ni imyitozo nyuma rero cyo umukino ukomeye cyane afite na ekipe ya Hosto ku munsi w'ejo ku isaha 12 abasore bari kumwe barimo Hakim Sahabura ko nafunga ballon bro Hakim Sahabura hey nimara gukubita Manchester yamaye muzanyuzwa n'iki hey kagifuti ariko ni minsi njyanga bamukana nayo babwiye narabaye cyane twafanye ikiganiro na Eric tubazana muri isa nyuma y'iya match yaje studio dushutinga ikiganiro harimo no kumeza gift nyine ya Hakim Sahab birangira cameraman rwose ngagize ukuntu ngo kiva kuri kadi byarambabaje pe harimo ibintu biryoshye ariko nakundi so reka twivuge rero kuri equipe nationale Amavubi Ntwari Fiacre muramubona ameze neza cyane kabisa ni tayari kwisi barakoze imyitozo bano batarama kandi numvishe umuntu ati Ntwari Fiacre yabaye inzobe niyo mpamvu kafana murandi bana muba musetsa cyane ngageze kifiya ngo yibera inzobe kabisa ngo kuhamya byashoboka imyitozo y'Amavubi ubwo rero ngira ngo murabona mu kabisa ku munsi w'ejo tayari Manzi Thierry Mushaje Beba Finda Mirikeve agomba kubanza mu kibuga kose bazamuterekemo abanyangiza kandanda nkabikunda cyane Muhile Kevin Luni Pampakai Kevin rwose amahirwe menshi cyane nuko ashobora kubanza mu kibuga umutoza mukuru Adel Amrouche ntago ari kugaragara ngira ngo no mu press conference ntago yaje ntago ameze neza Eric Nshimimana umutoza wungirije mu assistant yagerageje kugenda asobanura buri kimwe cyose ati nimuzagire ngo no gusuzugura media ati umutoza rwose ntago ameze neza habe namba ubwo rero ariko ngo ku munsi w'ejo azameze neza biteye ubwoba team captain Jidra hasi kwa Hakim Sahab control kitende kabisa abakontra barabinjira kantu namubona se ari tayari cyane bagijana cyane kantama ikintu gitunguranye urabizi se ngamatike ejo kwinjira no ubu guys none aferwa firananyishe kabisa baba we ngabaye yaguze igihumbi n'abibiri ejo bazinjira ariko se byungubyo bivuze uti n'ubundi n'abandi bazinjira ubundi ngiye no kuri kwimana nini nababaye urazugura ticket ukinjira ubyigwa n'umuntu usunika utubasi n'umuntu utaraguze ticket ibyo bintu bagiye bitangaza kare binjiza abantu ubuntu birangira ibintu byo kwivuga match igiye ku umuntu yamaze kugura ticket yiviriye mu ntara ya Janka yanaraye ni Kigali then ibazi ko bitubwiye muri press conference kari ubuntu babitubwiye kari ubuntu mu kanya noneho bino bintu bari kumenyereza abandi ibintu bari kumenyereza abanyarwanda bizajya birangira match za equipe nationale nta muntu n'umwe uziguze bajya babinjiza ubuntu kandi nihatagiye nibirangira nibo hari ikosa ukora kugira ngo urihagarike bikagusaba bikanga ahubwo bikagusaba gukomeza gukora iryo kosa kutishyuza match ya Nigeria match agaragara Osimhen Victor Osimhen Ademo Lukman abantu nk'abo ngabo imazina remereye kwambwe ngo nago bagaragayemo ntakushoka abo bantu ni gute umuntu ukunda umupira umuntu usobanukiye ibyajemo atazishyura ikinga zare bo bakina n'abakinnyi bahanga kino amashampiyona meza bakina mu mashampiyona kabisa elite ari Burayi abo bantu ndumva umuntu ukurikirana siporo umuntu ukurikirana football azana gutanga inote igihumbi ngazinga kurikirana abo bantu ntibishoboka mukankwishyuza match ngiyi ubwo murumva match muzishyuza nibibaho ibingi bizarangira ikosa rikomeje kwa repeated abanyarwanda menyere kurebera umupira umuntu ibaze ko abantu benshi babanaje batanazi ngo nizigiye gucyana izi ugasanga yatwaye n'umwanya mu by'ukuri naje no kureba umupira yatwaye umwanya w'umuntu yari kureba match yishyuye itike akavuga ati ngende yirukanswa n'iki abana bifitiye akazi kati cyambere nuko nishyuye itike cyo nsagenda ninjiye runaka hano umuntu araza yirangije akazi yishyuye itike ngo wapi imiryango yafunze ati hwanuzuye abantu batishyuye ibindi come on
ferwa fikosa amakosa mwakoze bizasaka mukomeza kuyarepeta kwiritruva bizagorana nta munyarwanda uzongera kura match y'isi match wakishyuye ni izingizi ziri kushwa Nigeria uranga ngo bazanjya ku Nigeria muzongera guhura ryari aya bari amahirwe tuba tubonye kino ni igihugu gikomeye cyane muri Afrika mu mupira igize amahirwe ukagihosting guys uracuruza ukiriraho hiti ukifotorezaho niko bigenda urabona abantu nk'aba ngaba mukapfusha gusa abagwe biteye ubwoba cyane biteye ubwoba nubwo tuba kwiba duhitura abanyarwanda twamobiliza muze kuri stade ariko ari igihe nanone bona kabisa ko ni rwose ntabwo uri kumacinga neza cyane rero mwakabyaranye nuko nkunda zimeze ngira ngo kanganda yibona hano rwose bameze neza cyane bari kugenda aganira kabisa kuri equipe ngira ngo umutoza abona ko amaze guhamagara equipe agiye kuri sikire then abwire nibyo nabwiye ati warm up igira ibice n'ubundi imyitozo igira ibice warm up ni part of exercises essential nabo bari gukora warm up ni imwe muri part yayo ngira ngo nabwiye ko abikurikirana neza cyane kabisa mu isomo rya football hari icyo twita preparedness aho muri kureba toza ndetse n'abantu ba kit manager banze kabara amabaro ngira ngo nako bagiye bayaroketinga bari buze gukorera mukabanza mukavuga ati ibikoresho birahari bitona exercise munakaziri bukorwe mukabihereza iminota iminota babihaye birangiye n'ugiye ngo ibintu apfa kugira gutyo ni schedule barangiza kubiha iminota byarangira twaba hari n'ubiyoboye hagati aho byarangira umutoza ka urona iyi ni preparedness agiyeho agahamagara abakinnyi bahari n'abadari n'abahe bakarinuza umutoza mushingira ngo uramubona arahari ariko ni yarameze neza niyo mutaje muri press conference maybe ari gufite imorora ubwo rero iyo burebye ariko babiganye n'ibyo bagiye gukora nyine then bakahita bakora warm up noneho isa nkaho ifunguye nyuma yo gukora iyo preparedness abari no kureba abantu bakahita bajya muri warm up ya nyayo barangiza warm up bahita bakora game niyo bita lesson body iyo lesson body rero nayo muraza kuyibona nuko batari buza kutwemerera kuko baba baduha iminota 15 gusa iminota 15 irangira turagira iki turafunga kamera tugende twerekeza muri stade imbere n'ubundi hagiye kwera match hagiye kwera imyitozo pito ya equipe ya Lesotho nayo tubanze baduhereza iyo minota 15 rero iyo bamaze kuri warm up isanzwe nyuma baza gukora game ni nka lesson body akayikora yarangira bakakora relaxation bakora warm up dusubiza imikaya munsi mikayi bagiva ku mitsi bakongera gukora iyo relaxation ituma muscle relaxation kabisa iba ati efficient level so rero mukomeza nyine muri hafi equipe yacu dukunda equipe yanjye equipe yawe ku munsi w'ejo tugeze amahirwe gusa twabona ibintu biciyemo tukabona amatabya amavuta insinzi tashye u Rwanda ariko ni ibintu bikomeye cyane kabisa ni ibintu biremereye pe so rero cyo nabwira nuko nyine tubakunda kandi namwe mujye mukunda ibyo dukora mukore subscription mudukurikirane kuri page zose zigiye zitandukanye dukoresha digital platform dukoresha ducisha aya makuru ibintu byarakemutse buri ibintu turi kwinjira mu isi ya digital ugomba gukurikirana ibintu byo ku ma TikTok ntago ari byo kujya guseka gusa hari udukonti tujya tutuvideo duto umuntu aba yafashe akatunagaho ugomba kuyikurikirana iyo wanditseho mwarimu n'inyuguti ya ta uhita umbona rwose Instagram ni muri ubwo buryo ni ibintu mugomba gukunda kandi rero nko kabyara muri keep up no worries ibintu bizagenda neza cyane rero mu munde abantu ndabakunda nanjye asante sana